ni wewe mugenga wanjye Yesu wandindi y'ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindi y'ubuzima zagusingiza. Katolike murashinjwa cyane, abaporo bashinja cyane ibintu byinshi, akayoga karemewe iwanyu, agatabi karemewe iwanyu, usikunywe kidogo lakini usilewe. Nicyo babashinja. Urabivuga iki nk'umu Turuzi kuko abantu bazabiremerewe akagozi bonyine bakagashira hakwijosi. Nureba abaporo bashizeho amategeko arabarenga abana menshi kandi guturuzi iyo atabana abaporo babazingwe na ndetse ziba zihenze ukuntu zihenze kandi barakenda gusuzugura abapasiteri bari mukora ibintu nabanye kubunga katu kamwe kaciye ngo waje ngo mwavuze ngo mwana abapasiteri nibe ngombwa ngo twubakandagira uhita wumva gute? shewe nyina ni kanje rida waryo kanana kaho no musoho nori musohora kabisa kama mutenga n'isanarira. Katolike ndiracika iracika mwo gute none mwebwe ga mwabigizeho ni n'umushinga ngaho ngo se uri ya revera uku jega mu byinshi kama tagiraga kwinjira mu banyabyinshi tunabaganka benshi bose uku banyabyinshi twebwe twabuze revera cyangwa twabuze uwize uri yuwari niwe Imana yasize yarasizwe mureke kumugwanya mureke kugwanya n'abantu basizwe ibyo navyo muza mu bundi businzi. ndakura umuntu tana hana Imana itageze umuntu aho waba uri hose Imana yahagukura aho waba wifuza kugera hose Imana yahakugeza niba ubyizeye vuga utamina kutavuga ngo amine mutumi amina garazaga kuba mu byo wateye hareruye. Dufite umutumirwa hano imbere muhamubona n'umukomediye n'umunyarwenya afite amateka menshi cyane ari mu bantu baruguru batangiye gukina amafilme gusetsa yayandi ya Yesu yayandi bakazavuga ngo tugiye kuri Pasaka ari mu bantu bagiye yabayeho Seraza ndagira ngo ari muri abandi basohoye n'ingurube bakayijana mu bakecuru ndakubesheye cyangwa niko bimeze nikabubeshe hamwe ariko handi ni handi bizima kabisa naza gukosora ngambi kuraho mbe aho nongereye gira tuhagabanye none wewe banzuma urangiza ibyawe sawa none niyo mpamvu twamuzanye hano ariko n'umunyagipinzi reka tubanze tumusaba bibwira gayo ibwira abantu bagukurikiranye kuri Metode. Yes nitwa Pastor Umukiza Eri no muri makomedi kenshi mubona kina Pastor wacu ni ruguru mu made bita mu made yego komisioni ya yindi ya Katolike neza mu kizungu atansiyo urazi gantu kumani aba Katolike buri gihe cyose hari akantu kamwe kameze k'akazu Katolika igira inzu z'ubusirimu cyane murabaki murara wanyu waje dumya papa wawe bamwita Jero muri Katolike rero niho tugeze ubu nyine izo natangiye n'introduza nyine niko bimeze cyangwa nagutereye igipindi cyane oya mu busanzwe jewe nari umuntu ukina amateatre cyo bita amateatre tugatunga akateatre nyine nka kuri babivuze bya Pasaka cyangwa se za Noeli tugatunga nani ijanye n'igihe tuba turimo ibyo twakina cyangwa se hari ibintu byari biharaye iwacu bagahimba indirimbo bagakenera ngo ibakinire mu teatre bakabanza gakina ka teatre barangiza bakabona kuyiririmba
twagaza nizo wabayemo cyane ibyo twagaza tugeza kubifashamo abahimbye. aha urakomeje twatangira urugendo rwawe nyine rwo gusetsa wabikoze igihe kingana iki ugeze igihe wazi ino wabikomerejeho gute? Bigeze aho twagumye turakina mu makanisa nyine twebwe katolike tuba dufite n'ishami bifite amashami menshi. Ishami rishinzwe sport kugira ngo begere urubyiruko, hari ishami rishinzwe amateatre kugira ngo nyine ibyo nabyo bibemwo. Rero nakoraga mu ishami rya sport n'ibyo ngibyo by'amateatre. Mbese ni ukuvuga ngo wari ushinzwe urubyiruko? Nashinzwe mu rubyiruko naringiramo nyine nari mba muri komite yabo. Wari mwongozi niko babita? Nyine babita ba president de jeune. Rero uko nguko Katolike mwari en avance cyane. Hari ahantu bavuga kandi ngo muri za bipindi zaje ruguru z'amaseraza Katolike buriya nawe mwabibagamo cyangwa byari by'abaporo? Izina rya Yesu twige ahubwo n'umuhana wari urimo Katolike tihigeze haba ikintu cyitwa seraza twaza tubyumviye hirya imisozi no mu mihana yindi. Ariko twebwe twarezwe nyine urumva n'utwo twakinaga tujanye na Yesu bya Pasaka bene ibyo urumva nta mwanya wo kuja muri ibyo ngibyo byo kwirirwa musakuza ngo muri baseraza. Umuhana wari urimo Katolike tiwakiraga kandi twari ugukina ndosega mu benshi bari banamenyaga n'umurara wabo mugabo benshi bakuraga bazi ngo n'abakatolike gusa n'abakatolike. Hari ukuntu abakatolike baza bapinga cyane abaporo ngo mu bintu byinshi ngo bisirimba ngo akavuyo mu tuntu twinshi ibintu z'amakanisa ibintu z'abapastori bagenda bakora amanyanga muri Katolike wasanga ibyo bintu kenshi muza mubapinga cyane. Ni ukubera iki? Ahubwo abaporo nibo badupinga n'abahanuzi cyane mu mwenti muzamuhanuzi. Abaporo nibo badupinga kandi kudupinga nibyo cyatumye bagenda ba Marita uriya mariteretere nicyo cyatumye bagenda. Ariko twebwe ngo tumarega iryo zina kwaza kwa mbere protesta ubwiye kumenya nuko bisobanura ni umuwasi. Abaporo n'abasi babaye abasi b'Akatolika baragenda. Ariko twebwe ntitubapinga bamaze kugenda abaporo twebwe twarababarira Akatolika k'ababyeyi turabababarira. Tumaze kubabarira mwebwe muzana utundi dushatse nko kugira ngo mwerekane ko wenda muri hejuru y'aba bandi mwavuyemo niko gakuzana gutwubi amahanuzi kurya ta muntu Imana itereka ta bintu rararurose mwacha bikamabi kuko Imana barayikweretse bose buri umuhanuzi none gamwebwe gamwarota mukaba mubishiraga mu ngiro ngo niko. Kandi icyo kabiri abahanuzi hari ukundi Imana yo kwereka hano turi mwiki ikakwereka maji tubona ko wategeranye guke ukamubona ngo kera ngo byabaye muzamutera abakristo ubwo none wewe ukama wibwira ngo ngibi byabaye ngibi ahanga. Rero kumbe imyaka y'Imana umunsi umwe gawacu ngo n'imyaka 1000 ko ku Imana. Yego mwebwe mukavuga ko kera byabaye abakristo bakicara bategereje ngo byabaye biraje yabaye umunyakinyoma. Ariko n'abahanuzi bacu bakera bagaza bavuga ngo hari igihe kizaba. Ariko mwenti muvuga ngo hari igihe muzamwama muvuga ngo kera byabaye ngibi. Urebye n'abahanuzi bo muri Bibiliya bamwe bagaza bahanura ibyo wabo yahanuye kera bya bindi Yesaya yavuze ngibi birabaye undi agasura kandi akabyungamo akavuga kaho bigeze nuko bagenda begerana abahanuzi. Ariko mwebwe zamupresizana n'umunsi mukama muvuga twebwe uzuvuga ngo abaporo uvuga ngo abaporo cyangwa nta kibazo abaporo kandi kindi mugatera abantu ubwo mwe muzamuruha mukama muhimba indirimbo ngo Yesu ageze ku irembo abantu gabakicara gategerezaga ko Yesu gakomanga. None mwagize abakristo bagira kababagenzi Israeli barageze aho Mose agiye kubazanira amategeko baratinda Mose ngo atinde batangira kwiremera ibyaha bibigirwa Imana. None namwe muri mugurajya bagategerezaga nguyegeza kwirembo bagategerezaga nkaho aje
bagategereza uwo komanga kuri rembo pi nonoga bakiremera ibyabo none twemera amahanuzi arahaba kandi muri katolike nta hari abahanura mu kuri no mu mwuka yego hari n'abandi babigize umwuga utabahanuzi none urambwira ko umuhanuzi wamusimbira akamavuga hari umuntu wari wafata ubundi muntu umurozi ninde wavuze ngo nguyu muze murebe namufashe ariko ukamusanga ngo ni umurozi ngo furani ni umurozi mukaba bamwambika icyo cye nyine akamabuka none ntiwemera ko amarozi abaho amarozi ninde wari wabubona aho bubitse kuvuga ngo uhasha furani ngo nguriya ngo niwe ngo nyanaka ngo niwe umeze gutya ngo niwe wakoze ibi ngibi ngo ninde wabibonye ninde wabibonye aberekwa nyine nukwerekwa nyine bazaberekwa ntibarebe neza ariko tukiri aho ngaho kandi nyamara hagomba kuba ubushishozi no mu mana kavuga ati kakweri ibi bintu tubwirwa mugashishoza niwe mzohora mugashishoza ariko tukiri aho ngaho bwana amakuru koko muri katolike cyane mwagiraga disipurine cyane icyo cyo nanjye ndabizi sinayibayemo ariko ndabyumva mwagira disipurine nyinshi ikintu cy'amarozi ikintu cy'amahanuzi ikintu mbese ibyo mwita akavuyo mwebwe ntabwo iwanyu nta murozi wigeze ugaragara muri katolike iwacu muri katolike reka hariho ababishinzwe si buri muntu ugenda ngo yahanuye y'amasimba ngo yahanuye cyangwa se niba hari ikibazo wabonye ngo ugiye ngo kuzagira ikibazo hari igihe wonabibona gutyo ukagira mesaje ukayijana mesaje nabi batuma n'abarwayi batashe bopfa ariko hari ukuntu ushobora kugira abahanuzi babiheza babishinzwe abatambyi barahari aba bapasiteri bari mukabibabwira twabonye iki n'iki hasigaye turagikemura gute abapasiteri kuri bafite inararibonye bakagenda rero bakamenya ukuntu babishorera bakabijana mu bintu bifite umuco natwe turahanura turarongo Imana iratwereka buri kintu cyose ariko tukabiheza babijejwe mwebwe buri muntu wese arabikora kwamuvurumuka kera ukamusimba mu ikanisa ngo nyanaka ngo ndamubonye aho none uko ngo yamubonye agomba kubanza kureba ahabije ikagenda muri procedure kugenda mwitonze gahoro mukabishitsa neza katolike murashinjwa cyane abaporo bashinja cyane ibintu byinshi akayoga karemewe iwanyu agatabi karemewe iwanyu usikunywe kidogo lakini usilewe nicyo babashinja urabivuga iki turuzi kuko abantu bazabiremerewe akagozi bonyine bakagashira ha kwijosi ureba abaporo bashizeho amategeko arabarenga aba bana menshi kandi ngo turuzi iyo atabana abaporo baba bazingwe na ndetse ziba zihenze ukuntu zihenze nuko none ikibazo bagize barimo kugenda none bazazimwa forode utundi dutegeko inzoga nimba inzoga imeze nk'ubugari ubugari uraburya wanarya cyane sibyo bita ivuto asica kandi Bibiliya ivuga hejuru ya ivuto ivuga hejuru y'ivuto kuri ubu bugari tujye nazacapati ngaho gaziriya gaho uratangiye urariye wamara agasasu gahaga ivuto nawe nusinda natwe abakatolike barazimwe ariko bakurikirana uwasinze urusinda barazimwe urakusinda bakagukurikirana ariko baremewe kuzima nta kibazo igufasha mu mubiri nta kibazo wumva kuko itaye inaguhungabanyiriza urugo rwawe nta kibazo itabi wenyine wovuga gusa ngo muri jene yaje reka ndeke itabi umuntu aje kunywa ugasohoka nimba ari mu bandi ukabona ibiryo utashobora kurira mu bandi nanone wo rireka ariko ntabwo rifite imbogamizi yo kuja mu ijuru gusambana
umve ibyo ni byaha bitatu gico kera umvaga kera ntubu bimbashije kubashije ibzuzi nka mwarimu iyo ni bibiliya gakera yarabivuze tugasambana n'inzoga n'itabi mu biri muri bibiri yaravuze ngo mwirinde ibisindisha kandi ibisindisha turi mu kurakarira n'umugore utazi mba nasinze kurya n'ubusinzi hari agatsi kamwe kaba kasinze hari akantu kaba kasinze hano mu mutwe ariko si inzoga ubusinzi uzugira ngo inzoga gusa azamazi mugabo akamavurumuka gusa akamasinda agasinda amagambo akamakubwira ibigambo by'abasinzi ndetse ahubwo ugasanga umusinzi ni karavuga ameza kurenza wa wundi utasinze umusinzi akamatambuka ayiririmbira ariko undi mukama muhura gucumita inabi ukagira ngo none yayirari muri katolike hari ibindi byiza abantu bagiye babona mu icyo kintu cya disipurine rwose abantu bemera ko abantu bo muri katolike mu buryo bwa disipurine iryo kanisa ndagira ngo ritaracikamo kuva twaribona kuva mu minembwe kuva ndagira ngo minembwe ibayeho na Kongo kugeza ubu nyine reka kubwe none se urambwira iwacu ryocikamo iwacu ryocikamo gute ndaje kurwanya padiri se ngo mbe padiri n'abari abana afite tiwo mugwanya hari amategeko gagenga gakubura padiri none kuti wofungura ikanisa ryawe rya katolika hano ku ruhande ubu nyine wewe ukama wiyongoza hano icyo ni icyaha baza bita sakirire kubera iki ntibyoshobora katolika ntiracikamo iracikamwo gute none mwebwe ga mwabigizeho niye ni umushinga ngavuga ngo se uriya revera jega mu binyabyinshi kamatagiraga kwinjira mu banyabyinshi toto n'abaganga benshi gusa banyabyinshi twebwe twabuze revera cyangwa twabuze uwize uriya uhari niwe Imana yasize yarasizwe mureke kumugwanya mureke kurwanya n'abantu basizwe ibyo nabyo ni ubundi businzi ariko hari ubundi buryo bwo kwiyongeramo nuko uri kubyita ngo ni ugucikamo kw'amakanisa ariko ni ukwiyongera kw'abakirisitu kwaguka kw'abakirisitu iyaba mwagiraga gutya muze mugenda asara amahoro mubaze journaliste iyo mucikamo ari amahoro mutabanje gushaka impamvu nyine ntibopfa gusohoka ariko si bose hari abantu batangira temeje ngize umuhamagaro ngiye gutangira ku wundi musozi umuhamagaro kubwira ujya amajwi y'abantu neyo y'Imana timukenera ababyara gute mu buryo bwo mu mwuka kwanda mwebwe muvuka nyinde nimba mubyara kanisa nyine mwagize abakristo benshi umwaka mwarabyaye mwagize abantu benshi abantu barungutse abirubuye mu kanisa ni benshi iyo mwaguye urusengero icyo gihe cyo gucikamo ayo mafaranga yo kujaniriya yo kuja gufata amarenti n'ibindi mwagize ucyo mukubaka rwa rusengero mukarugira runini niba rwagura wa padiri aracyari kiyongozi n'ubundi ni ukontrolinga iri ariko nari nkubwiye avantage y'abantu kwagura ikanisa urabona kanje cyangwa merci hano sibyo iyo agiye hari akagura ikanisa ku giti ciwe bituma yaguka mu mpano mu bitekerezo nawe akagenda abwiriza abandi bantu hirya no hino ariko mwebwe timuza mubyara kwanza mwebwe abanyakatolika kubyara mu buryo bwo mu mwuka reka nama nkubwire twebwe turabyara turuze hano muri mwiki barashobora kuvuga ngo abakristo babaye benshi bakamafungura indi paruwasi ahaye paruwasi igengwa na diocese yego nayo ikaja mu yandi ariko tibo kwa bavuga ngo twabaye benshi ngo umwe yamavamo ariko se kubaze journaliste muravuga muza mugenda ari kubera mwagutse oya bamwe hari bamwe baba bafite zeta numwe ndumva oya barahaba ndatawe wowe uba mu bakoro wobi nyine none bose bamumva gusa ngo bacitsemo habe na kera ntabuze barimo kwamashikamo uko bwije uko bukeye ariko bo nibihe bari mu kujana n'ibihe kandi titwobibanengera ngo hari impamvu umugabo umwe yise umwana we ngo nibigira impamvu rero ukareba ko hari igihe kigenda ibihe bigenda bihe hari abantu b'amateka yo muri katolika n'ububaza abantu bose bagiye bakomakomera muri iki gihe ikikwereka ko ikanisa katolike nayo abantu bagenda bayivamo bagiye bakora andi makanisa hatandu abari ba katolike
ni nabo babaye babisirimberi bakomeye cyane menye mwakaza musirimba cyane bari discipline harabo nibuka babitaho bayumbe bakomakomeye bakado bari ababukuru marehemu n'abandi benshi babayumbe bakomeye muri iki gihe nabara abakatoliki kodi kakayengera k'abatoliki nuvuga ngo mwakubita gisirimba cyane murasenga cyane ikibazo muzamugira muzamupinga ibyo mutarebye nigakuje ko umwana mu nzu kandi azarakazaga cyane umwana mu nzu wazumubwira ngo Jesse wamuheza imboga ataranapima n'umunsi umwe akamubwira ngo Jesse nzangize atarazipima ngo aruke namwebwe bababwiye ijambo gusa katolika iyo ideology yamibinjira katolika gusa nimbi katolika nimbi nyine boreka kwivuga nabi barayicitse oya kwivuga nabi nuko babona barekura ibyaha bagakomeza bakabikora inzoga itabi n'ibindi kumugaragaro nagashenga ibyaha biva ikindi mwenti mwemera n'umwuka wowe wavuga ngo ntiwemera amahanuzi amahanuzi acagaguramwo amakanisa amahanuzi acagaguramwo ingo ayo ni amahanuzi twogenda tukavuga ngo twemere tubwira umuhanuzi umwe muri katolika we wovuga ngo mugiye gusa yavuze ibi bintu ariko mu baporo hariho benshi bamunyakazi n'abandi ibyo katolika byose banamubwira ngo jewe ndi umuhanuzi bamwe basigaye barihirwa ahangaha ngo bagiye guhanura abandi ngo bagiye gukura ibihe kuba bifite mu mashati aribo babijanye bamara ngo kugira ngo babone igihumbi ariko nkubwiye ibintu biragoye kandi ibintu by'Imana nuko byitondamo uwo mwatekerezaga kuko atari we atazarigeramo uzosanga ari we wicaye muri za ntebe z'abacamanza mwaba mutangara gutya wabwira iki abaporo je nababwira ngo nimugende mutuze baje muri katolika mutuze nimba mwarabaye abaporo mutuze mwubaye abapasiteri kwanza ugombereza mbona abaporo tibubasha abapasiteri tibaza buba abapasiteri kandi kera kujya umwanya yabaye pasiteri kuko agomba kubaho yatowe n'Imana kandi nimwe mwamutowe kavuga ngo nguriya ngo tumunanira ujuze uko n'Imana iba yakomoreka kugira ngo urande pasiteri yego nonoga rero mugasoha kandi mugaca inyuma kandi ari we wamutowe mugasoha mugaca inyuma ngo ari umupadiri umwe wigeze kutwigisha ngo azatangazwa n'abantu ngo umuntu ngo akabavuga ngo mana we mugaturana n'umupfakazi mu muhanda ngo ngo mana we ukura umupfakazi kandi pasa kirabaye ngo gifitira huzi imwe gusa kutate Imana ikamica mu wundi akamamugurira ihuzu y'idolari 100 yayimugurira wewe kandi wamenye ko wasenze ukamutse usimba ukamuvuga warakura mukecuru umuntu yabaye indaya urahuza yikuye umuntu yabaye indaya naho nawe ni wewe watoye uriya mu pasiteri wari nishimye cyane umunsi asengerwa none bimaze kugera iriya ngo wagizega utundi twenge ugatangira kumusuzugura kandi usuzuguye umurimo w'Imana twamenye ko usuzuguye umurimo w'Imana nimureke abapasiteri bakora ibyabo kandi nimba ari uko kwagura n'amakanisa kwagura ikanisa abapasiteri bafite mu mutwe baratekereza bashobora kugenda akavuga ngo okay abantu babaye benshi rero dufungura irindi kanisa hariya muri aka gace harimo abantu iyo byagiye mu ngiro byagiye mu bujanama mugakora n'inama ibintu byose bigenda ngo yayengoje ngo ndumenya byinshi mukandi abanyabyinshi tumaze kuba benshi hano mu iki ngo twofungura ijyacu kanisa tamwukura aho 0 sawa murimo barazumva arimo aratanga inama hanyuma muri katolika hari uturimbo twiza twahabaga nje nize unigishijwe n'umwarimu w'umukatolika yitwaga Rongo sinzi niba umuzi yarashaje yaranyigishiye mu wa mbere yakaza turimbira uturimbo twinshi twa katolika twinshi kadukunda cyane none wewe gakugo tukubonye hano reba karirimbo kamukunda kaza kagufasha hanyuma ushake na nyamahoro mukayirimbane kamwe gusa ndaguhereza rwose ariko uririmba abanyagatolika bakumbure abaturika gukumbura twebwe tugira indirimbo nziza nyine kuko wabivuze kandi
n'indirimbo zo guhimbaza zo gushimisha Imana zose naho mukaje aho ngaho bakuzi ko kubwira Imana yacu ni wewe mugenga wanjye Yesu wandindi y'ubuzima zagusingiza ni wowe wanjye Yesu wandindi y'ubuzima zagusingiza aho kere ushizeho umugambi wawe n'Imana ko mbona utishimye utavuze ruga oyi ruga muzamukinisha ruga ize mu gihe cyayo ariko muzamugira umunsi warumva ruga turi kuri kamera ruga ni ibanga ryawe n'Imana oya nari nkubajije kuva watangira kuririmba wari ruga uraje wayikubise urumva ibyo ngibyo kandi kuzine interneje n'Imana urumva je n'Imana tuba dufitanye ibanga ryaje nayo izina masaha numvise bagufashije hariya hano ijya ufite abafana bakomeye cyane akandi kamwe akandi karirimbo cyane konseri yatangiye oya nshakaga kuba nigishagasha sinzana ariko hari ikintu Imana yambaye burya hari abantu bazagendana impano kandi usaye none aganira no kumva turuzi impano abantu bafashe impano y'ubucuranzi bafata impano yo kuvuga kuri ruga bafata impano yo kuririmba bazishira hejuru cyane hari iwanyu wamare kuzishira hejuru cyane iwacu he aho iwanyu mabo wamare kuzishira hejuru izo mpano zisa n'izirengeye izindi none uyu nguyu ufite impano yo kwakira abashitsi asa n'ucinyijwe yamaje hasi kandi iyo ni impano ikomeye kwakira abashitsi abantu bakunda izo bagaragara hariya bagaragara kuko tuti byacitse ngaho ari n'ubugenge ndani n'akantu karaha noneho ariko akaba wundi wicecekeye afite impano yiwe yo gukurikirana yo gukurikirana uko abashitsi bariye uko abashitsi bazabaho ejo hari abashitsi ukamusanga ntahagera no mu wiwe ubu aba afite impano ikomeye ariko mwebwe mwaje ukaba mumucinyiza akamaguma hasi gusa ngo ngo azatekera ashitse kama bisa kaho minenerwe ariko ukamuza gundi ngo kubera ko haririmba atarashika ukamuza ikanisa ryabaye arere yagiye nko muri arere tukazashaka kuja kumufatira imoto muri Katolika tubamo uriya impano zose ziremewe impano zose ziremewe menya kuko nimba uririmba ni impano Imana yaguhaye menya kuko nimba wakira abashitsi ni impano Imana yaguhaye menya kuko niba uzushika mu ikanisa ukanezerwa ntuje kuharija kukatuti ukanezerwa gusa ni impano nziza cyane kandi wowe uyikunde we nyirayo ariko ukamusanga karamutangira gusenga Mana umpeze iramba nawe wampaye irambano ukiyuriye nukubera kuko yabonye ko abantu kera ariyo bakunze cyane reka kureba abantu reba Imana yawe n'umutima wawe wawa hanyuma turimo turagenda twinjira kuri ya topic yawe gatoya dusoze uravuga akabazo k'amatsiko none ko wawushima idini ryawe ariko barabacitse hano hari abakristo bari hano hirya ndetse bashika bakongera bakanabatizwa inza abantu benshi basengeraga iwanyu bakaza bamare gushika mu baporo bakongera bakabatizwa kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nutazarwa mu mazi menshi ntabwo uzobana ubwami bw'Imana urumva mwenti mubatizwa amazi menshi duhora no mwidusha ari yatasenge duhora mwidushe ndetse ahangaho nasanze hari n'ibindi baza bita ngo ni shawa zazameturuka mu mutwe kihagiraho kibiri amazi akaguturuka hejuru naho umva kubwiye muza mwibage Yohana abatiza hariya mu mazi menshi uko wabivuga wenyine Yesu yaje kumuserukaho ariko yari amaze gusohora ijambo aravuga ngo ndabatiza n'amazi ariko uzaza nyuma yaje azabatiza mu mwuka no mu muriro nuvuga mutegereje uzabatiza mu mwuka no mu muriro igihe Petero abatije 5,000 yababatirishije iki n'ubundi mwishugurize kuko turi mu gihugu kirimo amazi ariko Yesu yabatirishije ikizi nani Petero yabatirishije ikizinzo twakurikiranye Yesu yabatiri nako Petero yabatirishije ikizinzo amazi ni yarama ariko amazi ni yarama
ariko none se Yohana yabatishije kandi urebe igitangaza ndakubajije bareke bazabatiza umuntu inde Yohana yabatishirije yabatishirije amazi none wabarangiza avuga iriye jambo wibagiwe yaravuze ngo ndababatarisha amazi ngo ariko ngo harundi uzoza akabatereza muki umwuka no mu muri none twebwe tubatizwa umwuka no ayiwe hano n'amazi mukati kandi Yesu yaraje avugurura kira kintu ayazi mamaze Yesu yaraje avugurura buri kintu cyose Yesu tiyavuguriye buri none ko bari mukuza amabaporo bakabatizwa namwe nega kubatiza yaramaze gano ko ndakubaza ko bari mukuza mu baporo bakabatizwa yes uva kubwire hariho kutamenya kandi hariho ibintu gatuza twishyiraho gakoze iki turuzuriya wabatijwe Efurayimu ngo yivanze n'amahanga ngo amera nko kumutsima udahinduye ngo amare kumera nk'umutsima udahinduye ngo ageze aho ngaho ndetse agera igihe ahiye uruhande rumwe yasha uruhande rumwe umusasura amere ngo imvi z'ibitarutaru mu masegonda make nabo bivanze n'amahanga aho icyo kabiri iri jambo ryo kubatizwa sekevure abapasiteri bazabikora babizi kuko mubatizo utagomba kubibiri kandi uri ukora ikintu azi kubatizwa ni mu mazi menshi amazi Yohana nyiri kubatiza wenyine yarivugiye ngo ko ndabatirisha amazi ariko uzaza inyuma yanjye kandi tuzi ko turagendera kuri uriya waje nyuma ye kandi ni nawe mukuru kuri Yohana Yesu yabwiye gute Nikodemo kubaza kantu kabutuye wemeye Yesu ama wemeye Yohana Yesu yaje Yohana yaje ateguriza wemeye Yesu ama wemeye Yohana nemera Yesu yaje ategurira jende umunyamakuru ko ndabariza Yesu yaje ategurira reba ahantu Yesu yabwiye gute Nikodemo ngo nukuri ndakubwira nutabyarwa mu mazi utazabona ubwabwo bw'Imana yaravuze ngo nutabyarwa mu bubatizo none kandi ububatizo mu mazi sawa ntakibazo natwe dukoresha amazi muri ibira cyangwa gusa aya naya Constantino ubishaka bo kwibiza ariko nkubwire sekivure amazi tacu amaze cyane mu bubatizo ni arama iyo hataza kuba kwizera murekane n'imyizerere y'abandi iyo hataza kuba kwizera tubufate no biswi uhora urwo ruri umwana buri munsi wa mwanya kwama uyubahiriza nukubera kuko kera mwayisuku ngo n'umubiri wa Yesu kurumva kera mu mwanya mwayise ni umubiri wa Yesu mukayubahiriza kandi bikagenda gutyo ukamubyumva kuko nguvuye kunywa meza ukamukomera isanduka gisezerano nta kintu na kimwe cyari kirimo ariko kubera kuko ryisuku ryari rikomeye hari bamwe bagize ngo baranariramira bagwaho rero natwe ububatizo bwacu ni ukuri turabwemera kandi turabwemeye kandi tuzahora tubwemera sawa urakoze turimo turasoza vuga mu minota 5 ibyo ukora ubu nyine wavuye iri ukora ibikorwa bya ubu nyine kurakora iki hari aho tukubona kuri komedi twakubonye kuri BMC ubu nyine nk'umunyarwenya ubu nyine bimeze gute plan zawe ubu abashaka kuzareba urwenya rwacu cyangwa se bashaka kuzaseka bakumbuye guseka bazoza bareba kuri Rusaku comedy yego bazadusanga basuye barebe ukuri gusa wandike ukuri uzadusanga aho ngaho bimeze neza muzadusanga ari niyo mwigeze gukora yabari abahungu ni kuri BMC harya yavugaga ni gakondo imurenge gakondo twakinyeho tukiri ni wacu tukabonaga na materiel tugakura inyana amahembe bigaragara nyine byiza nyine tukaja mu biraro nyine heza no mu butayu bwiza butari hariya ku musozi toto gukura inyana amahembe buriya mtu mwakaza muzihohotera kuri ni gukenura ubundi banabyita wasangaga n'umugabo akamba guhamagara nimbuze gukura inyana amahembe ngo ngwino nkenurire hano wa urakoze turasoza gira tubwira abanyamurenge ba hirya no hino kuri ziriya ntambara wabonye rurambo bahurutse ubunyine hari ikizere uhayibona ko intambara ya ruguru hayishira biriya namashimwe menini cyane ku Mana kuko kira mu migende dusubiza gahoro urumva umuntu wasubiye mu byiwe agasubira hiwe kuri namashimwe ku Mana ni byishimo byinshi pe bimeze neza ku mutima ndetse wo kwereka mutima waje
ese niba tutagiye gutabara kandi uri umuntu w'ishaka ryinshi gutabara ntabwo ari ukugenda gutabara twotabara no mu bindi bisanzwe mu bikorwa tugakora tukagenda gutyo kandi uva nuko niko bimeze ibihe nyine niko cyabigize ariko twese twifuza kurushaho birumvikana cyane turashoje igisirimba abantu bari mu gusirimba bambaye amasogesi kabakonse urabavuga iki yewe icyo basirimba uko basirimba kose nta kibazo n'amahene nta kibazo uko bumva bagira nta kibazo bapfe kureka ikinyoma ikihe kinyoma bari mu kubeshera abagore b'abandi ngo baroze bakabeshera abagabo nani bagabesha ngo Imana yaberetse ngo basambure iryo kanisa ngo Imana yagize gutya bakama baja muri ibyo ngibyo bakama basuzugura abapasiteri babo biri mu kumbabaza je ku giti cyanje nuvuga ngo basirimbe ariko bareke kubeshera abantu bareke no gusuzugura basimba hejuru y'igorofa bike hasi nta kibazo ariko bareke ibinyoma ngo Imana yababwiye ibigi ko barabeshera Imana tibayizi zabatsa nk'umuriro akagoroba kamwe bareke ibinyoma kandi bareke no gusuzugura abapasiteri bari mu gukora ibintu nabonye katu kamwe kaciye ngo waje ngo mwavuze ngo n'abapasiteri nibiye ngombwa ngo twubakandagira uhita wumva gute shewe nyina ni kanje rida waryo kanana ka hano musohora nori musohora kabisa kama mutenga n'isahani arira ndakurahiye turagushimiye cyane Rusaku kuba watwitabye Pasiteri Eric Pasiteri Eric tukazunyita Rusaku wabaye pasiteri kandi wavuze muri katolika muri katolike cyangwa uri pasiteri w'igipimo jega sidi muri baba pasiteri bagenda binginga ngo ngwino nguzoje mu ikanisa ryanje ngo ariko ngo wari uzi n'ikidari by'ahatari na senta ndacuranga gitari ego mfite amanote ngangaye nanje muri kandi katolike bavuze ngo tugeze ku mupaka ngutazi gucurangaho gatoya ngo tiyo kwambuka ko nana no kwambuka gitari nabyo byose no kwambuka nyambutse turagushimiye Pasiteri Eric ko wemeye kutwitaba kandi rwose uyu musanzu utanze turawushimye n'ubutaha tuzongera nawe nukenera kongera gushyiraho ibindi bikorwa ukeneye ibingibi birafasha abantu baragukumbuye baruguru batari bakubuzi batari baguherutse barakubona soza ubasuhuza ugira impanuro utangagira nashojeje wa mugabo we nuko utabirebye nabishojeje navuze ngo musirimbe neza kandi turabakunda turabishimire iyo musimbagurika ega n'umwana iyo ahaza agasimbagurika azatera imbabazi muza musimbagurika mumere neza ariko mureke ibinyoma icya kabiri nuko turame kandi mureke kubeshera abapasiteri mureke kubesha mu ikanisa mwoye kubesha nyabo ahasigaye iby'Imana kuriya biragoye n'iby'imyizerere suhuza abantu abantu barumene gusuhuza abantu bose ndabasuhuje kandi banteye ku butoni ndarinda kuvuga ngo furande uwo nosigaga yovugaga ngo aranya yego sawa turagushimiye cyane bakunzi ba Metosi turabashimiye mukoza mudukurikirana kenshi Imana ibahe umugisha mukomeze mukoreshe na comment nimba hageze bwa mbere kandi mukomeze mudushikire tuzadukomeza tubazanira ibiganiro bitandukanye murakoze cyane shalom no kwa Rusaku rwose mugere ahantu hose ukuri murakoze Imana ibahe umugisha